bahaye ikaze hano kuri Maxwell TV. Muri video y'uno munsi tugiye kureba uburyo ushobora kubona ububiko kuri Google. Wumva Google Drive. Google Drive ni ububiko buri muntu wese ushobora kuba ukoresha email aba afite. Niba ufite smartphone nta kabuza ubwo bubiko urabufite, kandi ushobora no kuba utazi ko bufite. Niyo mpamvu rero nkoze iyi video kugira ngo mbereke Google Drive icyo aricyo. Google Drive ni ububiko bungana na gigabyte 15 zose ushobora kubikaho ibintu byawe, ariko kandi bikaba bifite n'umutekano, cyangwa se ukaba ushobora kubigeraho igihe cyose uri kumwe na telefone yawe, igihe cyose uri kumwe na email yawe. Ushobora no kuba utagendanye telefone, bimwe bijya bibaho ugasanga umuntu wenda ni document yashakaga igeze ahantu baye ngombwa ko usanga bari kudepoza document z'akazi, urashaka akazi ariko ukabangamirwa nuko document zawe wazisize mu rugo utagendanye nazo, nyamara ufite telefone. Ushobora no gusanga iyo telefone yawe wayisize, ariko ahantu uri ushobora kugira access, ushobora kubona computer, ushobora kubona telefone. Biroroshye rero ko uba ushobora gufata ya telefone yawe cyangwa se ya computer uhuye nayo ugashyiramo email yawe, ugahita ugera kuri bwa bubiko bwawe buri muri ya telefone utagendanye. Biroroshye cyane rero. Reka turebe ukuntu ushobora kubika ibintu, yaba document, yaba ifoto, yaba video, ukayishyira kuri Google Drive. Twagiye. Reba hano kuri screen yanjye rero urabona ahantu hari Google Drive. Ni ukuvuga ngo ikintu ugomba kubanza gukora nuko ugomba kubanza ukadownloadinga iyi Google Drive. Urajya hehe rero? Ni ukuvuga ngo uraza muri Play Store, uraza hano kuri Play Store, ufungure, numara kuyifungura uze ushakemo application ya Google Drive, nurangiza iyi downloading. Uri kuyibona hano Google Drive, njyewe namaze kuyishyiramo byararangiye. Ni ukuvuga ngo iyi Google Drive automatically namaze kugira gute, namaze kuyinstalingamo hariya. Genda ifite icyo ndi bukore ni ugukora open. Ninkora open rero iraza guhita ifunguka. Ibi rero nshobora no kutabikorera ahangaha, nimara kuyinstallinga, nimara kuyishyira muri telefone yanjye, ndaza gusubira inyuma ahangaha aho nayishyize muri phone yanjye imaze kuba installed, ndaza nyikandeho, ndaza ya Google Drive, ndaza nyikandeho, ubundi ifunguke. Nimara kuyikandaho irahitiza imeze gutya. Hanyuma rero ukibona screen iteye gutya, uri kubona ahangaha, hano hari ahantu handitse new. Nimba ugiye gushyiramo document nshyashya, hari ikintu ugiye gushyira kuri Google Drive yawe gishyashya, urakora iki? Uraza ukanda ahangaha kuri new, uhakande. Hanyuma numara kuhakanda urabona ko harahita hazamo amahitamo menshi. Aya mahitamo ari hano rero ni ukuvuga ngo ushobora guhitamo tuvuge kwa uploadinga ifoto cyangwa se document, video urabifite kuri telefone yawe, ushaka guhita ya-uploadinga kuri Google Drive. Ndetse hari na folder yo kuri Google Drive, ushobora kuyireberaho hariya. Ushobora kuba ugiye guscaninga ukoresheje telefone, ugakora scan, bigahita bijya hehe kuri Google Drive. Birashoboka kandi ko waba ugiye gukoresha
Google Docs. Google Docs tuzayireba, iyi nayo ni n'indi application ya Google ushobora kwifashisha ukora dokima runaka. Hanyuma ni dokima ya Word, mbese ni Word ya Google. Hanyuma hano tukagira n'indi Google Sheet. Iyi ngiyi nayo ni Excel yo kuri Google. Ushobora kuba ugiye gukora Excel ukahita uyikorera hano kuri Google Drive online, ugahita uyikora ugahita unanayisevingaho nta handi uciye. Google Slides, iyi ni PowerPoint ya Google, ushobora kuzikoresha zose nta kibazo. Turaza guhitamo rero uburyo turi bukoreshe, ariko reka mpitemo ubu buryo bwo guhitamo gushyiraho ino dokima binyuze mu buryo bwo kwa uploadinga. Hari akantu mfite muri telefone yanjye nshaka kugashyira kuri Google Drive, ndaza nkande hano kuri upload. Nimara gukanda ku upload, harahita haza ahantu nshobora gushakira cya kintu cyanjye nshaka gushyiramo. Tuvuge ko nshaka ku uploadingaho iyi dokima iri hano, maybe reka nkoreshe akangaka. Nkwibutsa ko linear equation nayo iyi video ivuga kuri linear equation, nayo wayisanga kuri Maxwell's TV. Now ndaza rero nkande kuri ya dokima yanjye, nze nkandeho. Nimara gukandaho leta bigenda gutya, prepare to upload. You see one file is being uploaded. Ni ukuvuga ngo nuza hano hejuru ushobora kuri bumanure gakeya ukabona uploading one file. Google Drive irimo iraploadingaho, ahangaha irimo iraploadingaho file imwe. Icyo turi bukore ni iki rero, turaza gutegereza turebe nimba iri buze kuba yagiyeho. Ariko hari ubundi buryo ushobora kumenya nimba yagiyeho, ntabwo iri buhitiza ahangaha. Uri kubibona ko ahangaha turi muri home. Icyo tugiye gukora ni iki rero, noneho tugiye guhindura, tuze ahangaha, turahita tuza ahangaha hari files. Ngo ni bya bintu, niho dushakira bya bintu byose twabitse muri Google Drive yacu. Uraza ahangaha kuri file, hano hasi mu nguni y'iburyo ukoreho. Numara gukoraho iraza guhita ifunguka, uhita ubona ibintu byose bibitse kuri Google Drive. Hano uri kuhabona ijambo ryanditse ngo my drive. Ubu rero namaze kuyigeraho. Hanyuma ibingibi byose ubonamo hano ni ibibitse. Akangaka ni kakandi twashyizemo mu kanya. Ubu ngubu umuntu ashobora kuba yagafungura akakabona. Nitugerageza kugafungura rero gutya, ni ifoto aho ushobora kudownloadinga hehe, ushobora no hano hepfo ukayidownloada kugira ngo uyikoreshe. Tuvuge ko umaze kugera ku yindi telefone, urafunguye ushyizemo email yawe, usanze harimo ya video yawe cyangwa se ya dokima yawe, uraza ahangaha hejuru, ahangaha kuri tuno tudomo dutatu. Nurangiza utu tudomo udukoreho, uraza guhita ubona ahantu handitse download. Uhite uyidownloadinga uyikoreshe icyo ushaka kuyikoresha. Ahangaha rero biraza kuba birangiye, aho ushobora kugaruka noneho nimba ushaka gushyiraho indi video nshyashya cyangwa se indi dokima nshyashya. N'ubundi uraza kugaruka ukande hahandi handitse new, wongere utangire. Biranashoboka kandi ko wanga ari ifoto ushaka gufotora ko kanditse kuri Google. Nta kindi uzakora uretse kuza ugakanda ahangaha hari ino kamera. Nukanda hari iyi kamera, hazahita haza kamera izahita ifunguka, ubashe gufata ya foto ushaka gufata, uhita unayisevinga kuri drive yawe. Aha rero bizaba birangiye, nta kizaba gisigaye. Ngira ngo
wowe ukurikiye Maxwell TV ubasha kubona uko washyira ikintu icyo ari cyo cyose kuri Google Drive yawe, ndetse ukaba ushobora no kujya kukirebaho ukagikuraho ukagidownloadinga ukongera ukagikoresha. Si ngombwa rero ko uvuga ngo ntabwo ndi kumwe na telefone yanjye, ntabwo ndi kumwe na computer yanjye, nta nubwo ndi kumwe, mbese ntabwo mfite dokima zanjye, ndazikeneye ariko ntazo mfite. No, tandukana n'ibyo ngibyo rero ukoreshe Google Drive, niyo izagufasha kujya uri kumwe na buri kimwe cyose kandi utavunitse. Nkwibutse ko iyi Google Drive iba ifite gigabyte 15, ububiko bwa gigabyte 15 z'ubuntu za Google ubikaho. Telefone yawe ishobora kuba yuzuye, warangiza ugahita ushyira kuri Google Drive kugira ngo utakaze ibintu byawe. Nuko memory card yuzuye, nuko telefone yuzuye, nuko computer yuzuye. Gigabyte 15 ni ububiko bugari ushobora kugira icyo ubukoresha. So niba ukunze iyi video rero ibyihererana, sangiza abacuti bawe kandi wibuke no gukora kuri ako kazogera kanditseho subscribe kugira ngo video zose tuzadukora zijye zihita zikugeraho, kandi wongere ukande no kuri iyo nzogera y'amamenyesha kugira ngo video yose dushyizeho ujye uhita uyibona ako kanya. Turi kumwe rero naho butaha mu yindi video. Ciao ciao.